ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe? Kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbuje umusatsi umukoze isoni, naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ubwiza bwe? Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye yuko tudafite umugenzo nk'uwo ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Amahoro y'Imana nabane namwe mwese. Turi kuri Nkunda Kristo TV, ni Mama Bonheur. Imana ibahe umugisha mwese mukomeje kutwumva, kandi niba muri kutwishimira mwakora subscribe, ukaduha comment kugira ngo bidufashe natwe kumenya ko twifata, cyangwa se ari inama arizo twaba hari zo mwaduha. Byose ni ibintu tuba dukeneye kugira ngo dufashanye, cyangwa se wabona bigufashije bikaba byaba n'umumaro kuri mugenzi wawe, ukamusharinga nawe ukamumwoherereza akabasha kumva uko bimeze. Mbere ko dukomeze rero nkuko bisanzwe ibintu byacu tubirageza Imana, reka tuanze dusenga Imana. Nyakubahwa Imana, turagushimye, tugushimiye ubutware n'ubushobozi, tugushimiye uburyo ujya ubana n'ubwoko bwawe ukaburengera ku manywa na nijoro. Aka kanya rero nako turakakweretse kugira ngo ijambo ryawe tugiye kumva uridusobanurire. Umwuka wera w'Imana bane natwe, Roho Mutagatifu bane natwe, kwera kw'Imana kubane na buri mwe wese ugiye kuryumva. Kandi witeka cyo dusabye ni ukugira ngo imitima yacu kuryakira neza, kandi natwe ubwacu tugubwe neza ku bwaryo, ni mu izina rya Yesu, amen. Turashima Imana ikomeje kubana natwe kandi ikatugirira neza. Tugiye kuganira ku kiganiro cyiza, navuga ngo kirareba abakristo mu rusengero. Kirareba abakristo mu rusengero, cyangwa se n'undi muntu wese uteganya kujya mu rusengero. Abatajya nyamuneka mufate umwanzuro mujye mu rusengero, kuko mu rusengero ni heza, tuhabona ibyiza byinshi. Ni ikiganiro kiboneka muri Bibiliya, ari gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo uko abizera bakwiriye kwifata bari mu materaniro. Hari ukuntu abantu benshi bitwara uko babonye. Imana itugirire neza. Hari ibyo tuba tuzi byo mu buzima busanzwe, ariko hari n'iby'ijambo ry'Imana ritubwira. Reka tuyasome tuyumve. Turasoma Abakorinto ba mbere ni igice cya 11. Abakorinto ba mbere ni igice cya 11. Reka dutangire dusoma ku murongo wa mbere, turi bugeze ku murongo wa 5, tuze gusoma umurongo wa 10, tuze gutaruka dusome 13 tugeze 16. Haravuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Aya ni amagambo yandikiwe Abakorinto, ariko uyu munsi ni ngewe wababwirwa, umunsi ni ngewe abagomba kubwirizwa. Ndashimira kuko mwibuka ibyo nabigishije byose, mugakomeza imigenzo nkuko nayibahaye. Ariko ndashaka yuko mumenya ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore we ari umugabo we, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Umugabo wese yasenga cyangwa hanura, umutwe we utwikiriwe abakojeje isoni umutwe we. Ku murongo wa 5, ariko umugore wese iyo asenga cyangwa hanura adatwikiriye umutwe we, aba ukojeje isoni, kuko ari bimwe rwose mu kwimyoza. Ku murongo wa 10 na 13, nicyo gituma umugore akwiriye kwambara mu mutwe ikimenyetso cyo gutwara ku bw'abamarayika. Ariko mu mwami wacu umugore ntabaho hatariho umugabo, niko n'umugabo atabaho hatariho umugore. Nk'uko umugore yakomotse ku mugabo, niko umugabo abyarwa n'umugore, ariko byose bikomoka ku Mana. Ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe? Kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbuje umusatsi umukoze isoni, naho umugore iyo ahirimbije umusatsi ukaba ubwiza bwe? Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, amenye yuko tudafite umugenzo nk'uwo ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo meza, nabwiye ngo ni umutwe w'amagambo wanditse no muri Bibiliya, utangira kino gice cya 11 cy'Abakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere 11 iki gice gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo uko abizera bakwiriye kwifata mu materaniro, uko abera
bakwiriye kwifata mu materaniro. Ubwo niba wumva ushaka kuba uwera imbere y'Imana, nyemerera dusangire kuri iki kiganiro nkubwira, ariko nanjye nibwira abera. Ubwo nutagikurikiza sinzi ukuri bubibone, ariko Imana idusange twese. Reka mpere ku murongo wa mbere avuga ngo mugere ikirenge mu cyanjye nkuko nanjye nkigera mu cya Kristo. Aya ni amagambo meza Pawulo yandikiye Abakorino, ariko avuga ati mugere mu kirenge mu cyanjye. Bivuga ngo hari urugero rwiza yari afite, ariko nawe yakuye kuri Kristo Yesu. Imana itugirire neza. Aya magambo rero akwiye kudufasha uburyo dukwiye kuba mu rusengero, tuba twifashe cyangwa se ko tuba twambaye. Nubwo abantu benshi muri iyi minsi, abantu benshi babiretse, ariko reka mbabwire, hari ibihamya by'ijambo ry'Imana, hari iby'ijambo ry'Imana ritwemeza nubwo tubikora tukabinyuraho, ariko hari iby'ijambo ry'Imana bitwemeza. Ni nk'abakristo, nk'abera b'Imana, nk'abantu badushaka kugira ngo tugere ikirenge mu cya Kristo. Mu murongo wa 5 uvuga ngo ariko umugore wese yasenga cyangwa hanura adatwikiriye umutwe we, abawukojeje isoni, kuko ari bimwe rwose no kwimoza. Imana itugirire neza. Umugore wese usenga, Imana itugirire neza. Aka kantu reka nkavugeho. Abantu murahura, wamubwira uko agomba kwitwara cyangwa se uko kwambara, ukumva nta byumva. Ariko none reka twigire ku gusenga. Hari ikintu kimwe nabonye, abantu kenshi bagiye mu byumba gusengayo, usibye ko rimwe na rimwe bamugani abantu tugenda tubicikaho. Abantu tugerageza kubahiriza, ugasanga umuntu yatwikiriye umutwe we. Ndavuga ku badamu, kuko ijambo ry'Imana ryo ryambwiye ko umugabo watemerewe no gutwikira ku mutwe. Imana itugirire neza. Ugasanga igitsina gore, abadamu, abakobwa, hari aho tugera rwose twumviye, twateze udutambaro neza, kuko itegeko ry'Imana yavuga ngo niba tugiye mu materaniro, ari naho mvuga ngo yaba ari ahantu ugiye gusenga mu cyumba cyangwa ku cyumweru, kuko ari aho byageze benshi ku cyumweru dusigaye twarabaye abantu bakurimba bisanzwe. Ariko nanone hari ijambo ry'Imana benshi babitiranya, naryo ndi bubivugeho. Ugasanga umuntu agiye gusenga ntago atwikire mu mutwe kandi ari umudamu. Ariko niba ushaka kuba uwera, nyamuneka jya gusenga utwikire mu mutwe, abe mu cyumba, abe mu materaniro, bitewe n'umunsi usenga. Abasenga kwa gatandatu, abasenga ku cyumweru, abasenga ryari. Ugasanga nibyo navugaga, umuntu mu cyumba cy'amasengesho yambaye pe, yateze neza, umutwe yawe uhisha nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ariko byagera ku cyumweru, uretse no kuvuga ngo aranatega n'igitambaro, ugasanga noneho arimo arasokoza mu bintu bidashoboka. Imana itugirire neza. Wa undi wadefirije arashaka kugira ngo bigaragare, wenda rimwe na rimwe idini rye ntiribyemera, nubwo hari amadini abyemera. Reka nivugire ku madini atabyemera. Imana itugirire neza. Ni iki cyabujije abantu gusenga ku cyumweru bambaye umusatsi? Imana itugirire neza. Ambara agatambaro nk'umuntu ugiye gusenga, twikira mu mutwe, niba ari agatenge ugashyiremo, kuko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo nta mugore, nimvuga umugore n'umukobwa yiyumvemo, nta mugore wemerewe kujya mu rusengero gusenga agiye gukora icyo gikorwa. Please ntimunyumve nabi. Igihe agiye gusenga agomba kugenda twikiriye hehe? Umutwe we. None benshi twarabihinduye, amadini atandukanye twabashaga gutwikira mu mutwe ku cyumweru, aho umva niho tuba tubonye umwanya wo kubonekesha imisatsi yacu. Ariko ntago bikwiriye. Biriya ni ibintu duguye gukora tugiye mu birori bisanzwe. Niba ugiye mu birori bisanzwe, fata umusatsi wawe usokoze. Niba ugiye mu zindi gahunda, fata umusatsi wawe usokoze, rwose urabyemerewe. Ariko igihe ugiye gusenga kandi ukumva ko Imana igomba kukwita uwera wayo, kora iby'ijambo ry'Imana rigutegeka, nunyuranya nabyo. Nushaka ubyumva ukundi, ariko reka mbivuge, nunyurana nabyo, ukanyuranya n'ibyo ijambo ry'Imana uko ribivuze, uzamenye ko gusenga kwawe kutera. Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho. Ku murongo wa 10, nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe we nk'ikimenyetso. Imana itugirire neza. Nicyo gituma umugore akwiriye kwambara ku mutwe ikimenyetso cyo gutwarwa ku bw'abamarayika. Imana itugirire neza. Tugire umuco wo kwambara, ndetse kuko ni ikimenyetso. Marayika cyagera akabona ko ibi bintu wabikoze, Imana ishimwe, nawe akora akazi ko gutanga raporo mu gihugu cyo mu ijuru. Imana itugirire neza. Tureke rero gutwarwa n'ibyacu ku giti cyacu cyangwa imyumvire yacu, ahubwo nkuko tuzi ko marayika tujyanire raporo mu gihugu cyo mu ijuru.
Imana itugirire neza, ibi bintu tubyubahirize kandi tubikore. 13 akavuga ngo ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiriye. Iki ni ikibazo kandi kiri muri Bibiliya pe. Ubwanyu mu bitekerezo uko biri, mbese birakwiye ko umugore asenga Imana adatwikiriye umutwe? Kandi twese tuba twagiye gusenga tuvuga ngo tugiye gusenga Imana, ariko ikibazo kirambaza ngo ese ngiye mugore, igitsina gore tubyumve, ni ikibazo cyabajijwe buri we. Ese birakwiriye ko njyewe mama Bonheur ngenda nkajya mu rusengero ntatwikiriye umutwe? Biragatsindwa. Imana itugirire neza. Cyokoze n'ijya ngiye mu zindi gahunda zitajyanye no gusenga, ibyo ngibyo nta rubanza, ariko igihe nzajya gusenga ntatwikiriye umutwe bizambere rubanza, kuko ijambo ry'Imana rirabimbaza. Kamere yanyu ubwayo ntibahamiriza yuko umugabo iyo ahirimbije umusatsi umukozi isoni? Ubwo nako bagabo nanone bahirimbiza umusatsi ugasanga baje mu rusengero. Abo ngaba nabo ntago babagize guterana kwera. Nyamuneka mubyiteho, munabishishikarire. Bagabo muhirimbiza umusatsi, bagabo mujye mu rusengero, badamu mujye mu rusengero mutateze. Imana itugirire neza. Iki kibazo reka butakiye kuzongera, Imana yo kuzongera kukitubaza kandi duhari kugira ngo twumve. Ku murongo wa 15 havuga ngo naho umugore yahirimbije umusatsi ukaba ari ubwiza. Ahantu nshaka kuvuga ibintu byinshi, ari naho ahantu hajya yobya abantu. Ukabwira umuntu akakubwira ko ijambo ry'Imana rimwemerera kuwusokoza, nibyo, no kuwugira neza, nibyo, reka mvuge ko ari byo, ariko ni ubwiza bwawe mu zindi gahunda. Ugiye sokanye n'umugabo, utashye ubukwe, ugiye mu kirori runaka, ugiye mu kazi, ugiye, ariko igihe ugiye gusenga biratandukanye cyane. Nuko abantu twabigize ukundi kuntu. Igihe tugiye gusenga, nyamuneka numva ubwo bwiza bwawe ugomba kuburata imbere y'Imana. Oya, imbere y'Imana no gutega, ariko mu zindi gahunda wisokoreze nkuko bisanzwe. Ubwo bwiza bwanyu rero mwajyaga muvuga, cyangwa se nanjye birashoboka ko ari wenda nigeze kubyitwaza. Ubu bwiza bwanjye buba mu zindi gahunda, ariko mu gihe cyo gusenga ibintu birahinduka. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe guhinduka. Nubwo bigoye kubibwira abantu, nubwo kugira ngo ubyumvishe abantu bigoye, ariko ijambo ry'Imana rirabitubwira kandi rikabiduhamya. Koko yahawe umusatsi mu cyimbo cy'umwambaro wo ku mutwe. Aka kantu ni keza kandi akantu benshi niko bitwaza, bagahera bakumva ko ibihe byose yewe umusatsi n'ubwiza bwanjye, abajya kuwusukisha bitabareba kandi idini barimo ritabyemera, abandi ugasanga baradefiriza bitabyemera. Mbese kubera ko iri jambo hari abantu bafata amagambo ko atari, ariko mbere yuko ubifata ukabyihamya, ujye ureba n'irindi jambo nanone, nurangiza usaba umwuka wera gusobanurira. Ubwiza bw'umugore n'umusatsi we pe, ngenda byemera sinanabihakana, ariko gusenga birahabanye. Imana itugirire neza. Uzakubera mwiza mu bindi bihe, ariko mu gihe cyo gusenga gutwikire nyamuneka, kuko ijambo ry'Imana niko ritubwira. Ariko ku murongo wa 16 haravuga ngo ariko niba hagira umuntu ushaka kujya impaka, Imana itugirire neza, amenye yuko tudafite umugenzo nk'uwo ashaka, kandi n'amatorero y'Imana ntawe ufite. Imana itugirire neza. Ese navuga ngo niba umuntu ashaka kwiyobora amatorero y'Imana akaba atawufite, Imana itugirire neza. Hari amadini tuzatega, ngiye bura nk'abasilamu rwose n'abantu byamaze kwinjiramo. Aba bantu muri iyi minsi reka mvuga niwe bariho urugero, bavuga ngo twe tuzambara twikwize bikemera. Mu yandi madini bimeze biti. Imana itugirire neza. Niba turi kujya impaka, turimo kugendana n'ibyacu n'imigenzo yacu itureba, ariko ijambo ry'Imana rikambwira ngo amatorero y'Imana ntago agombye kugira uwo muco wo kutumvira cyangwa se wo kujya impaka kubwira ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Ndabizi ko hari amadini menshi yagiyeho impaka n'iki kintu, ugasanga n'ababikoraga batwikiraga mu mutwe barashaka kwirimbisha kugira ngo bagaragaze ubwiza bwabo. Ariko reka mbabwire banyamadeni, banyamatorero, bene data, ibi bintu nubwo twabyemereye abakristo mukabyemerera abakristo, ariko ngo itorero ry'Imana ntabwo rikwiye kwirwa rigimaka ku iki kintu. Byagombye kugendera ku iki kintu, ibindi bikazaza nyuma. Imana itugirire neza. Mureke rero tugire kumvira mu gihe tugiye mu materaniro, twubaha Imana, tugiye gusenga twubaha Imana, ariko tunakurikiza ibyo dusabwa. Imana yacu duhana umugisha kandi Imana yacu bagirire neza. Mwakoze kuba twageranye iki kiganiro, mwakoze kuba maso kandi no kumva no kumvira. Imana yacu nibidufashemo. Nubundi reka dusoze dusenga Imana.
Mana wagize neza kubana natwe, wagize neza kuturinda, duhawe impuguro nziza zigaragaza uburyo dukwiye kwitwara nk'abera mu materaniro. Mana turakwinginze kugira ngo ibintu bidushoboze, biragoye kubera isi dukurura, ariko ndakwinginze buri umwe wese hamwe na Mwuka Wera, Roho Mutagatifu agenda asanga buri umwe wese abasha kumva no kumvira. Urakoze kubyumvishe, kandi ijambo ryawe rikomeze kutuyobora uko bwije n'uko bukeye, mu izina rya Yesu, amen.